Instagram followers yaba kukinira amafaranga yari yiyongereye igihe gishize bakora bodaboda bishyuye niba ari miliyoni bishyuye niba ari ibihumbi 15 ubu babishyuza ibihumbi 50 man noneho yarangiza avuye gukora iyo deal nako Kigali yishyuye ko Kigali yanje no kumushorera afashe manager bamushyiramo n'amafaranga agahita afata urugendo agahita agenda kwa Debeni gura na Debeni ibyo bintu buri murabikora ubizi kubera Diamond azi game abarimo aravuga atabaswera icyambere niba ibyo bintu icyambere ashobora gukora niba atabikoza abizi abarimo arasuzugura abanyarwanda yumva ko abanyarwanda ntacyo tuvuze abumva ko abanyarwanda ibyo nshaka byose nabikora none se bavuze iki nguhaye ibihumbi 50 byanje I know you know what it means I want to buy your brand today ndashaka gusura n'indirimbo nawe today barabizi ko imiziki yacu twika nukuri kw'imado wallahi billahi tallahi ubu ngubu ntabwo ari Diamond uri muratwikira Bruce Melody nuko Bruce Melody ariko yibaza ubu mu producer wa mbere muri East Africa ni Element nukuri kw'Imana Debeni yagiye munyumve abanyarwanda mu bigoryi munyumve Debeni yagiye Kampala buri muntu wese arahaguruka Kampala wese arahaguruka Chameleone ari Kigali twike kikiye Bishye mugongo ugende gucyugire gutya uvuga ati dumba ndakwanga ariko ibyo ntuvuga ndabyumva muri migufwa ntabwo bakidushobora kumwe bazana aba South Africa ntabwo bakidushobora ingira ngo ariko murabona confidence ndivugisha kandi kujyagora buri kigo cyose kigomba gutekereza nkanjye buri kigo cyose niyo waba ufite imyaka 16 tugomba gutekereza muri ubu buryo murabona kineno ariko mbivugisha ntabwo bakidushobora ayo mafaranga ntabwo bari bakeneye kuyatanga ubu abanyarwanda ni twebwe turibinze ndakubwiye Debeni barimo barayamugarira ahantu hose hariya Chameleone ari Kigali twicecekeye mugene umusange legendary Chameleone is there Chameleone is there twicecekeye gendo baze cyane Debeni yakoze Kampala ugasanga utuntu ngo n'utwifluencer mbona ko kaguze phone murimo muravuga ubuntu bw'ubugoryi ndabareba muri ibigoryi urumva bro ibyo biboro Diamond yabikoza bishaka yabikoza bizi ko arimo arahimukira Bruce Melody kozi yarabizi ko ikintu uretse ko muri contract biba biguye kugira ngo uzane iyo phrase ubundi baba niyo mpamvu ko Kigali narabwiye ati before you do anything call me ngiye mbabwira ibintu kuntu mbwa ubu ugomba kuzana phrase nk'iyo mu bintu mwandika ukababwira ati ngewe no ku bihumbi 50 byanjye nibi ngibi ndabisabwa ndabigusaba ndasaba ko wandika ndasaba ko muri ibi ngibi aba competitor banje abantu bagurisha imigati nukuvuga ko bose bagurisha imigati Debeni na Bruce Melody bagurisha imigati ni wemerewe guhura nabo ukakandika muri close uvuye kugura imigati hano kandi ugiye kugura imigati yari ukize mu iduka kandi bongere bagure ya yindi yuriya ye mukomeze mwandike pike muri kwa mukomeze mwandike pike muri comment mwe mura muzu ubwenge banyarwanda kazi muri Afrika ni hagira umuntu kibakanga Davis nowe niba uri umwana uri aho ngaho ufite imyaka 15 uri kuri ahangaha uri kuri live ya Dumba ahangaha uri kuri live ufite 18 22 kujya kuri 30 niba ugejeje 40 muri Afrika we fucking lead
nta muntu ukidukanga. N'imiziki turayiyoboye like a Tanakh. It was proven. It was proven. N'imiziki turayiyoboye. Andika muri comment ngo n'imiziki turayiyoboye. Andika muri comment ngo n'imiziki turayiyoboye. Andika muri comment ngo n'imiziki turayiyoboye. Kapike kagume kaza, kapike kagume kaza. Ako kaboro ka wandika pike muri comment, wandika pike muri comment. Uvuga ati n'imiziki turayiyoboye. Andika ati n'imiziki turayiyoboye. Ubu buryo Bruce akore i Kigali babwire baretse n'imiziki turayiyoboye. Thank you so much. Ruhara wanyoye ikinaki n'imiziki turayiyoboye. Mideli Rwanda w'abanyarwanda. Yes, that's my boy. N'imiziki turayiyoboye. N'imiziki turayiyoboye. Andika muri comment ngo n'imiziki turayiyoboye. Nago tuyiyoboye uyu gashino kanye na gende. Cyando bibwire nyoko. N'imiziki turayiyoboye. He. Iba yita inkotanyi y'ikirara. Bayita inkotanyi y'ikirara. Urumva? N'imiziki turayiyoboye. Yes. N'imiziki turayiyoboye. Mba ndi serious by the way, ntago mba ndimo ndakina ibi bintu nimbibabwira nta kindi cy'influencer kizaza gifite confidence nk'iyanjye muraza kubibona. Ukunda u Rwanda nkanje kanarukorera mu bintu mwibaza ko ari ibintu by'imikino my friend mbikishamo, ariko bikagera kuri numbers, bikagera ku mibare myinshi my friend. Ntabwo aba ari imikino. Iyo nkoze ikintu kikaba gisupporting u Rwanda kikagera ku bantu 100,000 200,000 mu byangahe my friend gisupporting u Rwanda, ukabona aho idarapo ry'u Rwanda, wowe usura kwibaza ko ari imikino my friend, biba bigeze kure. Biba bigeze kure. Iki nico bita wowe uzashaka abantu batanu b'influencing, batanu bonyine ubabwira ati kora uku babikore. Ubabwira ati kora uku nguku, uvugire mu mutima bikuva mu nda, uhamagara u Rwanda. Bikuva hano bisoga bigusoke mu kanwa, uhamagara u Rwanda. N'imiziki turayiyoboye. Bamwita mtoto wa Afrika. Ndidumba ntabwo ntihazagira umuntu wongera kukubesha. Chameleone araho muri Kana, araho ngaho Kigali. Chameleone araho Kigali. Wabonye hari igikuba cyacitse twibereye muri bar. Muzi Chameleone w'imyaka 15 ishize yagize Kigali. Nibyo bindi Kamaro yajyaga avuga ati muza muhabagurika ibintu bigwamo mutamuhabagurika, ni muza aho biva naho bijya. Muzi Chameleone w'imyaka 15 ishize aje Kigali ukuntu byagendaga. Banyarwanda hari umuntu wari uhari ushobora kumbwira hano akambwira Chameleone imyaka 15 ishize iyo yakandagiraga Kigali ukuntu habaga kavu. Ntabwo ndi hano kuvuga ko Bruce Melody ayoboye cyangwa The Ben ayoboye. Icyo nshaka ko mumenya nuko abanyarwanda naho turimo turavugira n'imiziki nayo turayiyoboye muri aka kanya. Kandi we still on the road, we are moving forward. Ibyo biboro bakoze, ibyo biboro Diamond yakoze, ntabwo yabikoze Bruce Melody. Njyewe ku giti cyane n'imitekerereze yanjye, kandi ngiye nuko ngukomeze manaje kubasobanurira babwira nuko naje kubasobanurira babwira n'impamvu ntabifanye ngiye. Nababwiye the reason why ba Bruce Melody bagiye kugura, bagiye kwishura collabo, nuko barimo baragura branding ya Diamond muri iki cyana muri iki gihe. Kubera bibazaga ko iyo branding yagize valeri, noneho irusha igihe cya boda. Branding ya Diamond akora boda yari iri hasi. Muri uno mwanya iriho na za Komasava zabaye worldwide. Iyo ugiye gukora na collabo nawe ubugiye kugura icyo kintu, ariko ukuntu yakiguze
bakiguze ahita akisubiza yagitesheje agaciro buriya nicyo bimenyesha mu mwanya umwe kubabona kuri screens hamwe Diamond na The Ben biba bimenyesha ko kiriya kintu yagurishije Bruce Melody yagitesheje agaciro noneho Diamond we ntabwo abikora kubera bo ndabazi ntabwo babikora avuga ngo ari ugutesha agaciro iki n'iki kubera Diamond at the same time niba bavaho ngaho ngenda kurahira nyinshi bakure niba bavaho ngaho niba bava muri Uganda Diamond ntabwo gufata telefone ya The Ben hakuna kunda kakubwiye niba ari muri Uganda hamwe arabizi ko aza kumukoresha kugira ngo abipfobye okay I guarantee you peace of mind ngewe umwana azaza sizuri hano mwese Diamond na posting indirimbo ye na Bruce Melody shure cyane ingenza atanga amadolari 200 ku mwana azabibona abimproving we na postinga uscreenshotting ubike a posting uscreenshotting ubike na posting inshure cyane cyangwa kako cyangwa ukamura muri challenge cyangwa ahantu hose wumva indirimbo inshure cyane indirimbo batazi 50 ngewe ubimpe ngenza ahita ngo wallahi nzahita ngo amafaranga ntabwo azabikora ako ni kamwe atazakora Diamond The Ben nuko adashobora kuvugisha ukuri niba vaho ngaho The Ben wongera uhamagare Diamond umubwiye ati biti ndashaka kugutera salute turebe niba azafata telefone yawe ubu ikintu baba barimo barakora Diamond ababiza abashaka gukasa umuziki nyarwanda mu cyayenge nuko bakora koze nanjye nge iyo game nayikina ngewe ndimo ndashaka gukora ikintu ngewe nduma kubera ndi umunyabwenge ndabizi iyo game niyo mpamvu nyizi ko arimo arayikora iyo game ngewe nayanza nkakubwira ati Bruce cyahano dukore gutya bari abakaritasi bagene gutya tubatanga imbere ako tubakasi kubira ngewe smart iyi Fifira ya featuring Bulldog Titi Brown arabizi deganye pini Fifira ya featuring Bulldog coming very soon urumva +2550 namwe ndabagize ndabaramukije ako niko kabari karimo karatwika k'abanyarwanda aho ugenda ukafiringa kuri Kigali 888 Serora Longey 888 Serora Longey akabari k'abanyarwanda akabari keza bakita +250 +250 ahantu ushobora kurya imicopo ahantu ushobora kurya inkoko ahantu ushobora kurya ihene ahantu ushobora kurya ahantu bagusongera ubugari ahantu baguha umunyigi ahantu baguha ibintu byose ukavuga ko uri i Kigali indirimbo wumva za The Ben ba Bruce Melody za Samoya na za gakondo gake ufite famille yawe ushaka kureba ibyana by'ibikobwa by'ibinyarwandakazi hariya niho twibera +2550 ni 888 Serora Longey urabuhagize twakomeje uno munsi nabonye bafite n'amandazi na chapati muratwica Duma ndakwemera kuzaza n'umugore ari hafi ndi hafi kurongora Fifira ya featuring Bulldog nayo iri miraza cyane ndaza ndayifite bro ufite IQ muri mind zijyane na management y'abahanzi wa Longey eri aha dore ngaha baraga pininzi murabona Fifira ya mwari waravuze ku filma ngo Fifira ya byaranze ngo Duma ngo uramaneginga nabi ngo iki ngo Fifira ya byaranze si ufite indirimbo itwika imihanda Fifira ya si ufite indirimbo irimo iratwika imihanda irimo irabikora sinjya nanirwa my friend ngende inkotanyi sinjya nanirwa ubwo Fifira yazaba bana kabibi zana pussy Duma ndakwemera cyane thank you so much gumunyemera akaba ari ngako 88 Ruserora West West mu gifaransa ni West Longey na postal code ni iyo ngiyo banyarwanda kazi ni buri muri Canada aho niho hantu ukeneye kugenda kurya kabisa kurya ukananywa ni musinde gifundi no minsi baratwara amaperemi y'abantu muri Canada
nzaza mbana twasubiyeyo ngira ngo nababwiye. So abanyarwanda mugomba kuba muri alert cyane cyane iyo Dumba avuze. Umutanzania yaduhemukiye. Buriya mushobora kwibaza ko oya ibi ntabwo biri mu ruhande kwa kundi ngo mvugira The Ben ngo mvugira Bruce Melody. Umutanzania buriya barashaka kudusubiza hasi. Koze iyo ndirimbo iza gutwika yari kwiyongeraho izi ndirimbo zirimo ziratwika zaba element hanze tuba dukoza akavuyo. Murabizi ko abatanzania batagitwika. Wasafi yarasenyutse munyumve. Wasafi yarasenyutse. Mboso nta kirimo. Zucyo nta ngoma za danje afite. Rayvanny yaragiye. Mboso wari uri muri Wasafi ntabwo agikora nkuko yakoraga. Rayvanny na ndirimbo ze ntizigitwika. Ibintu byose nibigikora. Harmonize sinzi byarimo. Nawe yatandukanye na group ye sinzi abantu bari barimo muri konde byose byabaye akavuyo. Abagande bifunze kuri politike ntabwo nzi byo barimo. Abarundi nabo ngira ngo murabibona abarundi ibintu bibereyemo. Uba abarundi umurundi ufite umurundi w'umunyabwenge niba kwita umunyarwanda emera kubera tumeze kimwe tuvuga ururimi rumwe tumeze kimwe tuvikana kimwe umurundi ni wumva bakubwiye turi umunyarwanda emera ushobora kubona n'akazi. Ushobora kubona n'akazi wise umunyarwanda wa murundi we. Dero abarundi mwebwe narwo mukeneye kutugiraho isharingo cyangwa iki niba kubwira turi umunyarwanda avuga ati yego miniko Rwande. Burya ibyurya babitwara iba abantu babwire kuri umunyarwanda kuzwe mu yuciye hari no kuri twa ukavuga ati uko uri umucyo ugabwe ati ngende umunyarwanda abantu bahita rwa pisi ugahita bagateye. Iyo uhagaze imbere y'umunayigeri ugahita babwira abantu bahita bavuga ati banayigeri bahita bavuga ati abanyarwanda twebwe twabavuye abanigeria basigaye batureba bakavuga ati aha ntacyo dufite tuvuga. Aba South Africa wabazi kuza kumurasa. Mu South Africa wiya kubonya ahita yiruka. South Africa yakubonya ahita avuga ati kagabo gashobora kundya ahita yigendera. Nuko tumeze. Kusura cyane wari imbeba ngo nawe muratwitse. Ubwo nawe waratwitse. Ibyo twarabivuze. Uri gusura. Okay mwese mwandike ngo uri gusura kugira ngo mutwikire ngo ushaka kwa kagambo ko gusura nako gatwika. Turavuga ibintu byubaka. Ubu turavuga ngewe nuko ibintu byubakirega mbivuga ntabwo ngenda kuyagara hariya ugasanga akantu kose ngurabona nindo kubwirwa abantu bintu bizo bavuga guke ngo wicishije bugufi ngo wigize umuntu wadanje abantu bino minsi who told you people want abantu bashaka ibirara nkandi. Ubu nibyo bivuga bakabumva kiraruka kibura kireba mu maso ukakibura ko gikora n'ikirara. Gikora n'ikirara mu kintu gikora cya Dumba ni ikirara. Ni ikirara ni ikiraya kira kitu. Nuko uko abakarita sini ino mizo bakarita sini bashaka abantu uvugana nabo. Imiziki turayoboye. Thank you so much. TikTok yawe ko wayiretse tubwire. Nayiretera ndaje nyisubizeho turebe ibyarije. Urumva? So banyarwanda kazi kugira ngo nibyo nimubona ibi bintu nimujye mu bintu byo kuvuga urumva hari ukuntu umwarimu yarazaga agatanga umubare ibyana bikajyaho ngaho bikawunanirwa hakaba hariho umwana umwe buri gihe ari buza akahita avuga ati ngewe nawe utoye uwo niwe Dumba. Ujya mu kabari ryari Dumba biterwa n'ahantu uri bwo yari any time man can pull up bitewe n'ahantu ariho n'inzoga ugura koze njye mu kabari ngiye kunywa amamuwete n'inzoga ziri ntuza so I can nzamura ngusuze abafana ba Tiger tumenyane hano bra uri gusura werabivuze cyane nabagiye cause man like I swear God ntabwo nashaka kukubloka but like hari ukuntu ushobora kuvuga ibintu mvuze ko nangiye gusura
Muniga avuze gusura muri comment akabivuga cyane nkumva ntangira gusura da so n'abagiye n'abatuvuyemo ugashobora kuba afite n'ikintu hafi aho ngaho. Dufashe kwamamaza ibikorwa byacu aho urishura. Dumba wamfashije kuri songu yanjye murimo urasabiriza cyane kandi. Dumba wamfashije kuri songu yanjye Melody yakoze ibintu bya hatari. Reka dutegereje uno mudomo ndaza kuwukubita paka Diamond umugereho. Bakubwira kwizirika ku kintu nagunze. Uyu mudomo ndaza kuwukubita ufata abanyarwanda ku buryo nta kiririmbo cya Diamond tuzongera gukira mu gihugu cyacu. Na abimenye ko mu Rwanda you're not coming back, you're done. Mu Rwanda Diamond nagaruke he's fucking done. We don't want him. Aze amere nka Chameleone. Bure Chameleone ntabwo az'abanyarwanda. Chameleone yageze kuri airport yanga kurugusuza abantu, yagusuza abanyamakuru, yagira iki Chameleone araza kubura abantu. Twebwe mu Rwanda ikintu dufite no kubwirana gutya ati wamubonye gasigaye kiyemera wakabonye gasigaye kiyemera paya sojya kufane Chameleone. Rwanda teba leta yo malala. Rwanda teba leta yo malala kino cyoge inkimudira mu Chameleone ze mugambe Chameleone Rwanda je wali omanyi mugenda ne bino bimu recording mu bitwalire Chameleone abihulire. Chameleone mugenda abantu ni murwayo ate natara Chameleone gwe babera bakulimba limba abasajja aba be Uganda bakulimba limba bagana ne bakusamuka kuona kamubwe kati ne bakwerabiza abafani bene Rwanda abakwagala ababe Burundi abatanzania abana Kenya simanyu yagala kumatiza abana Uganda tebena kibakungera ko nkubulira toyina yo nabafani eyo toyina yo bafani milioni 7 bafani abali Uganda abawulira Oluganda abogera Oluganda abantu abogera Oluganda abali Uganda abantu milioni 7 eno inayo milioni 14 milioni meka milioni 10 milioni 3 wesibye Uganda ka milioni umaze emyaka 7 tojanga Rwanda tuse abanamawulire bakutedde mu microphone oganyo kwogera nabyo ka milioni tebaleta yo malala musimanya gobadoko yokowo ko wabiki boboko yeto yimba dayo boboko yeto yimba ka milioni naramubye ka milioni abafana be bari hano abafana bari mu Rwanda abafana bari mu Burundi abafana bari muri Kenya bari muri Tanzania ka milioni yifuze mu Bagande ntabwo az'u Rwanda ruguma rutera imbere yibaza ko ka milioni wakera ariko ka milioni dushaka kagera ku kibuga cy'indege abanyamakuru bakamushiramo kamera ka milioni akanje kubwira n'abanyamakuru hano mu Rwanda ntabwo dushaka abantu basakuza hano mu Rwanda ntabwo dushaka abantu batwiyemeraho uriyemera mu Rwanda tukakureba gutya nk'imbwe yahazi gufuka tukakureba yivi urebe ko tari ikintu turimo turamuvugaho ubu ngubu ndamufashije ndavuze ubu mbaye nkaho mvuze ubu ngubu mbaye nari nabyihoreye buriya nanga kuvuga Chameleone mbizi kubera byandakaje ubwo tugira kuri airport ya Kigali ukavugana n'abanyamakuru ubu ndamutwiki ubu ndagerageje ndamutwiki vumbaye ndamurabuye nyine ndamubwiye kure yo namubwira ntabwo yari kubimenya iyo nayo mubwira Chameleone ntabwo yari kubimenya but now Chameleone knows Chameleone nugaruka mu Rwanda be humble abanyarwanda tuba tugutegereje ko ntabwo tugutegereje kwa kundi wabagumeze biriya bintu rero ubona The Ben ariko mwebwe The Ben muramuzi cyangwa ntawe muzi The Ben niyo njyajya ya mbere kwisi bawo ngo The Ben ngo yabendingiye ngo Diamond ngo yamubendingiye niyo yamubendingira ishuri 5 The Ben uramuzi The Ben ashobora kuguhamagara agahamagara nk'umuntu The Ben ashobora guhamagara nk'umuntu witwa Faxman original wa wundi ukora kuri ntuza kuri 3D akambwira ngo haro Faxman ngo njye na Pamela tureba ibiganiro byawe ngo turakunda cyane ngo Pamela akunda cyane Faxman akava mu bye kumva ubwo muswera afite umukire yamubwiye ati Ben ushaka iki ngiye gukorera ujya Uganda
agamagara disikira bakambwira ngo disikira, you know my brother, you know my guy, you know my guy, muri no minsi urabona hari utuntu nashaka kugira ngo nkore, it's gonna be massive muri Uganda, it's gonna be massive muri Uganda, none nashaka kugira ngo tujyane agahita amagara babu. Ubu ndakubwira The Ben ndyarya mbi, uburyarya bwiza, uko niko bakora. Aba namakuru bakavuga ati ye niyo mpamvu byo bumva ko iyo bavuyeyo urumva ko sabe hamagara abantu nka 500, iyo bavuyeyo bakagaruka ugasanga bose bibaza ko Umukaritas ari inshuti ye. No, is not your friend. The guy is not your friend. The guy yakirinze yikishije bugufi kugira ngo mugere ku kintu. That's it. Uretse ko ngo bari mararabukwa, buri munyamakuru yagiye Uganda yavuye afite amafaranga. Buri munyamakuru nabwira ivu yanjye yagarutse muranja he. Bari baramfungira I'm back motherfucker, nta murajya he ndaza kubaha kaje ndabona ntumbagira karayive every time I turn around man I come tumbagira karayive. What are you gonna fucking do? Where are you going? Ngo The Ben azabyi Abakaritas bose bamwe bafite umunwa yaburije niba baragiye muri bisi, baragiye bose bari hari, bose bari Kampala, bose abanyamunwa bose bari Kampala. Hasigarana ngewe nimero 5, wigewe mba ndi kuri defense 5 kumvuga ni ngewe wasigaye defense 5 uraca ubu bamwita detaye gabi. Ngewe sintinya kuvuga ko The Ben ari indyarya, The Ben niyo ndyarya yambere ariko akaryarya neza. Uzi ko The Ben akuryarya warangiza ukabimenya ko akuryarye ugahita uvuga ati ndabikunze nabyo. Nirwo rwego The Ben afata ba Eminem akababwira ati you know ibi bintu ni mwebwe muri murabikora. This is your time, guys. This is your time. I like that song you did. I like that song you did. Urabona element. None akamubesha ubuntu bwo bugoke ngo your jingle is so perfect. Your jingle is so perfect. Ngo element akumva niwe muntu wadaje, element akumva ni uriho bitandukanye n'umuntu agomba kugira ngo wowe nigiye wagukoze wowe The Ben. Hey, you don't know The Ben. None umwanya ngo The Ben ngo yapfukamye ngo Diamond gutya. Iyo arabizi Diamond nibyo akunda. Amukirana n'umwana w'umugande Sentongo. Sentongo doesn't make any mistake. Sentongo ntago shobora kwemera gukora mistake. I told you njewe Ben iva ahantu hamwe dutekereza kimwe muzi kimwe The Ben duhumekera rimwe. We cannot allow to make mistakes. We cannot. We don't. Ndagufata nkagira gutya umunsi umwe kamatera gasitore ka The Ben. Umunsi ubone niba hari umuntu wankara umusani abantu bazi umuziki ba hano baramuzi witwa Bebe Cool. Ariko ko ikivuga ibyatira reka mvuga ibi bya kamiliyoni byenu byejo bundi. Kamvuga ibi ubu mu gitaramo ubu bashize ubu. The Ben agenda mu kabari karaho ngaho gahasa cyane Kampala. Kamiliyoni yari yumvishe ko The Ben ari mu mujyi ariko bayagaye ko Kamiliyoni ahantu hahiye agomba kuba hari Kampala. Ahita ahamagara boss w'akabari kamubwira ati turaje aho ngaho. Ariko ikibazo cyaba Kamiliyoni bagenda nk'ahantu mu kabari mu masaha 2 bakabaho bakarwana. So yo hari ukuntu bari abantu bazana The Ben mu Rwanda bazi ko The Ben ari umuntu wibasha cyane, erega bafata nk'umu diaspora. Ariko tinya umuntu bafata nka superstar bakagufata nk'umu diaspora, bakagufata nk'umuntu usa neza n'iki kandi n'ikiwanyi, niba hari ikiwanyi kibabonera. Bakamufata nka iyo wana bari Abakaritas batwara The Ben Uganda, tinya ukuntu baba baramwarengeka. The Ben ni ikiwanyi
The Ben yarazi ko Alex Muhanja ari umuntu yamugarira dore iyo bagiye gukora New Year's Groove yarabiza ahita hamagara Alex Muhanja akamubwira ati Alex Muhanja I want you here. Ahita mufata Alex Muhanja ryari yaje kuri New Year's Groove. Alex Muhanja yarebye The Ben akavuga ati nukuri kw'Imana ibi bintu ndebe urabona harukuru byatwikaga New Year's Groove byari ibintu bya danger nyine n'umuntu uvuye hanze yari ikanze bose Alex Muhanja barikanze baravuga kuri Alex Muhanja n'umuntu ufite amafaranga ari ya Kampala umuntu ukora comedy store ni umuntu ufite amafaranga menshi ashobora kuyakoresha ikintu cyo cyose ariko kugira ngo ibintu bitwike noneho Alex Muhanja agira ishari ryiza ibyo bintu The Ben yarabizwe nanjye nabitekereza ukuntu nzi Alex Muhanja n'umuntu twabanye cyane mugende mushiremo muri comedy store igana comedy store muraza kumbona wo Dumba nagiye kuri za comedy store izo kwaza Alex Muhanja njye ntwite kumara igihe kirekire bebe urumva Alex Muhanja rero bapanze igitaramo byari ngombwa ko yemeza The Ben aha The Ben platform akeneye nukuvuga ko Alex Muhanja yapanze ikintu cyitwa Serena buri tara ryose riri muri Kampala barariza buri tara ryari Kampala bararizanye kuri show ya The Ben yari Kampala noneho bari abakire bafata The Ben nk'umuntu uri corporate cyane umuntu wiyubashe umuntu ni ikirara cya Kicukiro ikirara cya Kicukiro hariya mu Gatenga hariya kwa ba Microgene dore kwa ba Microgene naha kakabari kaburi ari kandi kwa The Ben hara inyuma hari akinaga umupira hariya kuri Nuza agenda kwiba amapera akagarama ubwo niwe The Ben ndamubabwiye noneho bakahita sarukuntu bagenda bakubaha bakavuga byarayi noneho baramuhamagara bamubwira ati Chameleone ari maraza ariko ko tudashaka kumwicaza kuri table yawe aba bantu bakunze gukora ubuvuyo The Ben arababwira ati ntacyo mumuzane yicere kuri table yanjye Chameleone ndi umufana The Ben nuko akora ati ngende umufana wa Chameleone umufezi ababizi kuvuga dahiruka yize Urajya The Ben ntabwo yibona ko The Ben nk'abandi bantu hari nk'abandi bantu yarangiye kubona ko akwa kuri hejuru atakubwira ati ngewe sinshaka n'umuntu naje na hano turi barahara ubasitari nyawo murabazi nka Kevin Kade yakurenze nta kintu mwakongera kuvugana ngira ngo Chris Easy muramubona ibintu akora ariko Chris Easy byaramuzimije yararangiye Chris Easy yavuye kuri etape imwe avuye kuri escalier imwe akagera ku yindi ibisigaye hasi nashaka kumenya uwo ni Chris Easy ibi nibo nababwira ni ibintu mba nzi neza ngo Kevin Kade yavuye kuri etape imwe akajya ku yindi etape aba n'abana nzi n'abana ndeze uwo Kevin Kade ntaza kuba ni muzima mu nyabazi sinabwo akaba ari muzima hano uwo Kevin Kade yagendeye kuri challenge zanjye abantu bose bamuzi barayizi indirimbo like you nige wayizanye izanwa na challenge yanjye byose ibyo bintu bose baje nukuva ko iyo ntaza kuvuga Kevin Kade umugisha w'Imana yawukishije muri jewe ariko mukarita uretse ko Dumba biragoye kugira ngo nceho biragoye Dumba ngo mandunekereze tape njemba ngomba kwimanura kugira ngo ngane n'aba bana kwimanura mu bwenge kwimanura mu bugoryi kwimanura mu bugoryi baza bazima bagenda mbabona baza bazamuka bagenda erega gatunda kaje mari ntwika kagenda mari agatunda murakaza ariko agatunda kaje mbona karatwika kaza kanyiyemeraho agatunda iragana twize kurira muri kwe kanyiyemeraho agatunda tukanywa iwana twakanyweye ndeba uwo ni Dumba baraza bagatwika bakahansanga bakagenda badaye ku idarapo ndabanya idarapo bashiramo idarapo ry'i Burundi aho ngaho shout out to Dramati shout out ngiye nkunda umwana ugumiza umwe bakwita kugumiza shout out to Dramati wa Gaskwera Dramati no guru uruzingo ugumije ko nukugumiza ko bavuga ati kukagumye ugumya ko ndakenda mama urumva The Ben bavuga ati uyango ba Chameleone bafite akavuyo ntago twabazana kuri table yawe
maze ba Chameleone baraza kwari bene nabwo baze no babashakira table hafi y'umuryango kugira niba bakora akavuyo basore bakora akavuyo Chameleone mu tarekera ukavuyo Kigali tukwagala atefe Kigali tucyuka turabona tukuwa da attention komawonga watu wanye muntu labe komawonga waliwo tuntu tuwakoze nze tumpereze Chameleone kubango inamba yangu girina lwa kwa Chameleone nawe wesirwaza Chameleone mani wesirwaza nnyo obera ne namba yange tuwandika ate nonzi jako following rero okoze unfollow ibiki n'ibiki dogenda inze na inze wanu Kigali buza payasi payasi tolina ye agatako oyo payasi olina ye mubuzi wane Kigali ani abikora ani abimala payasi ayizo kulimba kuba payasi alimba nnyo waliwo abana barabo manyawe Kampala we nabo bagambe babuzi wane Kigali ani akimala wane Kigali ani akimala njagala kubulira nze fani wasoka ate nswere kugudde kubwaye kwagala nze nkubulide Chameleone sigenda kuyita bali awe Kigali nkimanyi bafala bonna babira bakweguyaguya nange ikweguya nenyi no kubulira amazima ahi Kigali my friend umuntu bivuga uvuga likagenda Chameleone ngenda kubwiye ugira pesa arabikubwira Chameleone kubera kora kavuyo kenshi kubanga ukora nyakavuyo niba kutunzeri ariko Tiger B arabire barabimenya arahaguruka aragenda kwa kundi yiyorobeka kwa kundi bavuga ngo yapfukamye aragenda niyo video ndayifite ndayipostinga nuko nashaka ko mba nabuze ukuntu mbihuza kugira ngo mbibwire abanyarwanda bigire gucya ariko ngewe hari ukuntu kaje gucya kugira ngo mbihuza nahita mbishirayo Tiger B isa haguruka agenda aho Chameleone arapfukama uwe niwe Tiger B ngusubiriremo banyiri kabari basuzuguye Chameleone bamushira hafi y'umuryango Tiger B ahaguruka muri VIP yawe yarize ahita agenda aho Chameleone aragenda arapfukama iyo niyo ndyarya ya mbere kwisi narababwiye rero reka mbabwire abantu bajya bagira gucya ugakurana Tiger B ukaziruka mu gitondo ugasanga ngo wamurakariye ntukazajya umurakarira umuhungu niko kubaho iyi si baravuga only the strong survive my friend iyi si only the strong survive you do whatever it takes kugira ngo ubeho nugenda mwishamba ugasanga ikintu cyitwa lion cyangwa impuza zazi nizigenda my friend rero kigafata igikoko kigenzi cya kikakiruma hano ikanga kurekura ingwe ikanga kurekura kugeza ubwo kigwa hasi kikaryama yarangiza gatangira kugitabagura igakura uruhu ikarya kwisi hano only the strong survive abafite ingufu nibo babaho Tiger B akora igishobotse cyose kandi aca mu mutima mwiza gutya wallahi bikaba niba akeneye kwicisha bugufi niba akeneye gupfukamira nde niba akeneye kubesha nde niba akeneye gukora iki gusa ntabwo abikora mu kabone ntabwo bikoresha umutima mubi abikora ku neza agenda gahoro asaba agenda agira gukekirwa waka kugeraho zibaho wagitubawe niyo comment bamaye kutushaka kuntuka nambaye gutya warangiza ukahita wita Rwanda Royal 2024 nambaye gutya ugakoresha ijambo Rwanda ugakoresha ijambo Royal warangiza ugahita uvuga ngo ziba wagitubaho ariko umuntu ntumbo bwenge mfite nk'ako kantu hari umuntu ushobora kugatekereza akagahita agatekereza nk'uwo mu ndiwe ndarata bro nanjye ndiyizi ngiye nshobora kurata umuntu nkagutera umujinya ariko sinshobora kurata umuntu atagomba kuratwa nje sinkurata udakeneye kuratwa Melody ndamukunda
nuko umweka mbabwiza ukuri noneho ibintu bijyanye na Melody. Melody ndamukunda cyane, ariko Melody wari wanyuma nikira hano ngo nihe ko Melody ngo kireka niba mwe muravuga Melody muri ino minsi ntabwo turimo turumvikana, kandi kugira ngo muvuge umuntu mvugane nawe ntabwo dufite ubushuti bwanjye na Melody, ntabwo bukiri nk'ubwa kera, kandi ntabwo ari ukubera njyewe. Rero aho kugira ngo anze hano musebye, njye ntabwo nzi gusebanya, ntabwo nzi guseba inshuti zanjye. Muri iki gihe njye na Melody urumva turi inshuti, ariko dufitanye beef njyewe nawe yacu y'abantu babiri. So ntabwo, kandi mwibuke ko njyewe kuva kera najyaga na Debeni namuvugaga neza, na Melody muvuga neza. So rero ubu ngubu mu gihe tugifitanye beef birangora kuvuga cyane kuri Melody, koze mbameze nkaho ndimo naryarya tu, you know, mbameze nkaho ndimo, njye ntabwo nzi kuryarya man. So napfuma n'icecekera cyangwa nkavugayo duke gutya hano na hano. Nk'ubu ngubu berega ibi biboro byose byatanye ndimo ndavugira Melody man, ntabwo ndi kurya, sinzi kujya aho ngaho mbabaye ngo kandi muranye kuvuga ngo Melody ngo ararenze, nawe muniga yahitambwira ati iki kiboro ni ikirara ya kini kibeshi, iki kiboro ni ibya Melody, nawe yahita bikubwira, nawe niko yakubwira. So rero kuri ko kuri kwanje Melody ntabwo mwanga, Melody ndamukunda, ariko dufitanye beef muri iki gihe, kandi igomba gusorovingwa kongere dusubire dukore. Uwo ni njyewe niwe duma, njyewe duma, ntabwo njya imboga, ntabwo njya imboga. Ikinwa cyanjye kiranuka man, umutima wanjye nta kintu ntinya, njye natinya ne man. I'm not fucking scared. I'm not scared of what? Ndumva ari kugura siramu nkwereka imboro, nayikwereka njye nta kibazo. I can show you my fucking dick. Njye siramu man siramu ya ahantu Mbarara hitwa Kisuro, nari mfite imyaka nk'ibiri. I remember like umutipe wa siramu yarambwiye ngo reba kanyoni, ahita afata akaboro ugira ngo cyo ndasiramu. Niba ikibazo cyawe uri ukumenya niba nsiramu, ngenda siramu, my fucking dick is cut. Gahunda nuko ziba zimeze. Love you Dumba, love you too sheri. Urumva nuko nguko nyazagira umuntu wibaza ko njye wayo drunk, no one is sober. Ndi sober way. Look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes. When we drunk, like you can tell through the eyes. Ariko maso yanjye nyine kubera ari manini, like are lazy, kind of lazy. So my thinking when njye na sinzi, but like man, njye I'm good. Jim, I'm good, bro. I'm good, bro. Yo, you make my day, of course. Why not? Akona gushukwa bakumene umwoyo wapi man, nje ntaho bajamena umwoyo. Nje mbaye n'umugeni nje wabuswera, ntaho babanswera yudamu. Ntaho kare. Kuno muri gituba yudamu. Skira wazi kono. Na hano muri n'ibyo bikoro. Na hano nkuriye n'ibyo biboro. Ubupede. No. Hari nubwo nyira ngikina ntabwo ari kusemana. Umuniga bamubomora guti. Kabitekerezamo ashaka nko kuvuga ati reka mbikurure nube banyikura havuga reka banyikura ibyana nje mu ibyana. No, I even want them dark. Aho menye noneho umuntu ukunda igituba nyacyo n'ibigobe by'inzobe ntabwo tubikunda twebwe. Cyana kirabura, cyana gisa neza nka cya Sonia, cya DJ Sonia kiriya cya DJ Sonia njye ngo murakizi kiriya.
nk'ibyo byana nk'ibyo bikunda kubi kirabura gashobora kuba ari na gatoya ariko kirabura ako gatoya none gafite utuntu tungana nako none akantu gatoya kandi nasite gafite urubaho gafite ntabwo nazamo ntabwo naje akwikinisha ndikinisha sometime reka nawe kandi kuzajya kwikinisha sometimes ahubwo bijya bibaho kwikinisha nawe utabikora amani ariko abaniga bariho neza niga numvisha abaniga bameze neza umuniga wagiga ariko isi wagira ngo tingwe n'amasatani isi wagira ngo ufite nk'amasatani usanga n'umuniga mani ufite umugore arimo arikinisha and you like nigga what the fuck are you doing? The nigga is busy. Kama nigga nufite umugore man turi mu mperuka subira kuri The Ben bana bahaye urugambo rwa The Ben wabwaryo uwe niwe The Ben mugisha uwe niwe The Ben tell them the truth subira kuri The Ben ndasubira kuri The Ben I'm going back kuri The Ben ariko se The Ben ndamugira amasaha ayo ukuri nuko banyarwandakazi abari muri Canada ushobora kuri Longueuil ushobora kuri Montreal ushobora kuri Verdun ushobora kuri La Salle ushobora kuri Rachid ushobora kuri Laval ushobora kuri muri za Quebec City Repentigny ahantu ariho hose ndashaka kukubwira ko akabari k'abanyarwanda kari Longueuil 888 Ruseroha niho hantu honyine ushobora kurya umucopo inyama igitoke ugomva uri mu Rwanda ako kabari maze kukabereka n'umudiho iyo nkubwiye umudiho uhita wumva ko nyine ari umudiho na hantu wicara hakinjira n'ibyana na hantu wicara ukajya kubona Dumba arapapinze up